Yes, reka ntangire nkusuhuza wowe ukurikirana nawe wakoze subscribe ndagushuhuje nawe utarayikora nizere ko ugiye kuyikora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ndi sadunda nk'ibisanzwe muramenyereye mumbona henshi hatandukanye, mumbona mu makuru kuri Kigali Time, mumbona mu biganiro bitandukanye, ariko akenshi muri ibi bihe muri kumbona mu yindi sura, mumbona mu isura nshyashya, muri kumbona ntambaye neza gihungu, murabibona neza rwose, murabibona gihungu. Comment nizo nshaka, share nizo nshaka, nkibereka gutya ko meze gutya, nta kindi muhita mutekereza, muratekereza muti sadunda yarahindutse. Nibyo koko narahindutse, nabaye uko mwabyifuzaga, ariko si cyane nkuko ngewe nifuzaga kuba wenda nahinduka. Kuba nahinduka mu by'ukuri, reka nongere ngaruke mushimira cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro ndi kukugezaho. Nabaye mushyashya rero, mbazaniye utuntu dushyashya. Iki kiganiro ngiye kuzajya mbagezaho episode na episode, ni ikiganiro cyitwa iby'ubutinganyi. Icyo kintu uracyumva? Iby'ubutinganyi nicyo kintu ngomba kubanza gusobanura mbere. Murabimenyereye ko ari byo bintu nari ndimo cyane, nabibayemo igihe kinini. Reka wenda nsobanureho gato kuri icyo kiganiro nzajya mbagezaho mbere yuko ntangira episode. Murabizi cyane, murabimenyereye ko ari byo bintu mwambonagamo akenshi na kenshi. Mbona nambaye amakanzu akenshi na kenshi, murambona muri gare za Nyabugogo, murambona ahantu hatandukanye, za Kanombe, Kigali yose narayizengurutse, no mu ntara ntaho ntagize, hose narahazengurutse. Mwarabibonye, abantu bakanshungera, abantu bamwe bakishima, abandi ukabona ko ni ikintu ubona kidasanzwe, cyangwa se abandi bakavuga ati ni ubusazi, ni ubugoryi, ni uburara, abandi ibintu byinshi cyane. Uyu munsi ngiye kujya mbagezaho episodes kuri icyo kiganiro, iby'ubutinganyi. Mu butinganyi habamo impact nyinshi, mu butinganyi habamo ibigeragezo ugenda uhura nabyo. Impamvu nteguye kino kintu no kugira ngo mbwire nabari abantu babikora babirimo. Mwarabibonye kuri Kigali Time, mwarabibonye ko natumiye umutinganyi yige, nkamubaza byinshi, namara kumubaza byinshi ntagire akampa amakuru, ariko namubwira ati wabivuyemo, avuga ati ntabwo nabivamo kuko ni ibintu nisanzemo, ni ibintu nakuriyemo, ni ibintu mbese nawe urabyumva tu, ni ibintu birebire cyane. That's why nateguye kino kiganiro nkakita iby'ubutinganyi episodes, kugira ngo nzajye mbanyurizaho episode na episode. Wenda mu nshamake, mu butinganyi ni ahantu hasa nk'ahantu ujya mu mwijima ugasanga hakurimise ibitekerezo, ubwenge buragiye burayobye, wisanze ubayeho gikobwa kandi waravutse gihungu, cyangwa se ku bakobwa wisanze ubayeho gihungu, reka mbyite gutyo, ariko si gihungu. Buriya abakobwa sinjya nkunda kubita abatinganyi, ahubwo nge nabuze izina wenda igisantera cy'uburezibiyene. Umurezibiyene murabimenyereye cyane ko ari umukobwa uryamana cyangwa se usambana n'umukobwa mugenzi we. Hanyuma umutinganyi nyine, cyangwa se umuge, akaba ari umutipe usambana n'abatipe bagenzi be. Mu bakobwa rero nge nabuze inyito y'uburezibiyene, narayibuze. Ahubwo mwandike muri comment mumbwire inyito y'uburezibiyene kugira ngo ubutaha ndaze nyisobanura biri clear.
nje ntabwo nje nzanye iki kiganiro kugira ngo nsobanurire abantu ko ubutinganyi bukorwa ngo babukore. No, nje kubasobanurira ibibi byabo kugira ngo n'ababikora bagerageze babireke. Ni ibintu ngewe murabizi cyane ko nabigiyemo, nabyivurugusemo, ariko amahirwe n'ikintu njya nshima Imana nuko nge nabivuyemo ntigeze na gato ndyamana n'abajya. I swear to God, buriya byari imyambarire, byari imivugire, byari imigendere, byari imiterere, byari urwigano muri make. Ariko muri urwo rwigano buriya ntago wajya kwigana, urugero ngiye gutanga, ntago wajya kwigana umushoferi gutwara imodoka utarigeze ubona aho ayitwara. Right? Icyo kintu muracyumva neza, turakigendanamo neza. Ntabwo wajya kwigana umushoferi gutwara imodoka utarigeze ubona aho ayitwara, utarigeze ubona aho vora iherereye, utarigeze ubona aho ziriya boroferi, ambriyage, umuriro biherereye. Right? So nanjye rero nabaye mu groupe yabo yabari abajyama, banyigisha uko bikorwa, mbona gake uko bigenda bikorwa. Ariko ikintu nshima Imana nuko sadunda na leftinze biriya bintu ntigeze na rimwe mbikoraho habe na gatoya. So uyu munsi rero ni episodes na episode nge nkuze kino kiganiro kugira ngo mbabwire uburyo episode zizajya zikurikirana hano kuri channel ya Manzi Sadunda. So mu kiganiro cy'ubutaha nzabaha first episode ya mbere, nzabaha episode ya mbere, next ya kabiri, next ya gatatu, gutyo nkuko abakunzi banjye n'ubundi bakurikirana ubuhamya bwanjye uko nagiye kuzimu. Ndabivuga uko nagiye kuzimu, episode menya kuri channel ya Sadunda TV. I think imaze kuba episode ya gatatu. Nibidatinda nshobora kuza kubaha episode ya kane, hagati y'uyu munsi cyangwa se ejo. Ariko uyu munsi ngomba kuba episode ya kane n'ubundi kuri Sadunda TV. So wenda reka mbanyuriraho mu ncamake, kuko njya kubanyuriraho ngo ubuhamya bwanjye nabwo nabanyuriyeho mu ncamake, ntangira episodes maze kubanyuraho mu ncamake. So iki kiganiro iby'ubutinganyi ni ikiganiro natekerejeho cyane, ariko nyitekerezaho ngamije gusebya abantu babiri. Nari ngamije gusebya Satani, ngamije no gusebya ababyijanditsemo. Ikintu racyumva, umuntu wijanditse mu butinganyi mfite gahunda imusebya kugira ngo nawe ubwe yumve ko Sadunda zibukiriye. Hasi muramenyereye cyane agatwiko narakabahaye, shona nazibaye cyane. Urumva rero ngiye kubaha izindi show noneho ziri clear nzima, noneho apana show za biriya bintu, uko biriya bintu si byiza. Icya mbere, ubutinganyi ubwinjiramo ushukwa uzi ngo ni ibintu byiza ugiyemo. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ubutinganyi bwinjiramo uzi ngo bubamo amafara, ngo ugiye gukuramo amafara, uri umukene, uragura imodokari. Yes of course hari abazifite bakijijwe nabyo, ariko nyine hari n'abantu rwose ubona wapi hari ubugoryi gusa. Icya gatatu, ubutinganyi iyo bugezemo ukabukora, ndakubwiye ni kuba ngiye mbivuyemo bikankundira, nuko nge ntigeze nanabikora. Icyo kintu uracyumva, kuba mbivuyemo nta mutinganyi wabikoze ubivamo ngo bimukundire, n'ubundi abivamo ejo akabisubiramo. Mwabonye Ige ntibamufashe bakamusengera, abapasiteri bakamubatiza, iki byose akazana Bible, ariko uyu munsi niwe ahari ari kwiyamamariza kuba umukuru w'abatinganyi. Kandi yo imagine, ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ndi muvuga nabi, ahubwo niwe nazeho urugero, kuko abenshi mu muzi ko yakijijwe nyuma akabigarukamo. Abarundi turabashuhuje, Ige ni mwene wanyu, ni umurundi, gusa ndabasuhuje cyane. Ige ejo naramutumiye, ndamutumira kugira ngo aze dufatanye twembi
tumwigishe turebe ko yagerageza agahinduka. Ige biranga buri butinganyi si ikintu, nabo gutinga bakagutinga no mu mutwe. Ibyo ngibyo byaranshanze, gusa nyine kubera njye nagiriwe amahirwe nkabivamo nkabireka. Kuvuga ibiberamo ntacyo bitwaye, nta nicyo byatwaye, namwe mukabimenya, ndetse n'ababyeyi mukuze mwabyaye abana mukajya mukumva ngo umwana wanjye ari muri biriya, namwe muzamenye uburyo ki mugomba kubikansoringa biriya bintu. Umwana wawe mukamwigisha, mukigisha abana banyu biriya bintu bibi ku buryo bigira, ku buryo abana banyu batazigera gato bashukwa n'akantu gato ngo bajye muri ya bintu. So reka iki kiganiro mbe ngisoreje ahangaha, ni ukugicumbikira hano kugira ngo ubutaha ndaza mbagezaho episode ya mbere. Kora subscribe, like ndetse na comment, ukore na share kugira ngo episode ya mbere ukandi no kukazogera kugira ngo episode ya mbere abe ari wowe uzayibona mbere. Ndagusabye cyane bikore, ntibizacaho iminsi 2 cyangwa se nako iminsi 2 ntabwo izacaho nabahaye episode ya mbere. Ndi sadunda nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane, niyo mpamvu ibi byose mbibakorera kugira ngo inyigisho zisakare kuri mwe mwese, ku bantu bose. So kora subscribe rero, ndetse ukore like, ukore na comment, ukore na share kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ndabakunda. Ciao ciao.